guys ndabasuhuje inshuti bakunzi mukunda gukurikira Ibyaro TV aho mugiye muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze kuba yabana namwe. Iyi rero ni inkuru igezweho cyangwa se ni amakuru agezweho agenda acicikana hano mu Rwanda, dore ko indirimbo ya G-Tough imaze ukwezi kumwe ikaba ifite views 500,000 birenga. Ishobora kuba iri guca ibintu cyangwa se iri kugenda ivugwaho cyane, dore ko ari nayo bari kugenda bakoresha bagenda bifatamo utuntu tw'utuvideo. Biragoye ko utaba uyizi ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga. Bayita Aragitosa by G-Tough, dore ko ari indirimbo benshi bagiye bagarukaho, aba content creator bagiye batandukanye bagiye bavuga ati se indirimbo bimeze bite, iyi ndirimbo yo wenda ifite ubuhe butumwa uko yagiye abivuga. Benshi byabatunguye kubona indirimbo idafite icyo isobanuye namba, bakaba bashagaye bakaba bayikunze cyane, dore ko Umutesi Scovia nawe yabashije kuba yabigarukaho, abasha kuba yavuga ati iyi ndirimbo se bimeze bite, ati bigezaho umuntu aririmba indirimbo idafite ubutumwa habe namba, bityo bakabasha kuba bayikunda cyane bakayikurikirana. Benshi bakagenda bavuga ati byibuze iyi niyo ndirimbo, dore ko urubyiruko muri rusange rwo rwatwawe burundu, dore ko ariyo ndirimbo iri kugeramo, ukabona bose babashije kuba bazamuka bakumva bameze neza. Ariko si ibyo gusa kandi, ahubwo hari n'ibindi binyamakuru byinshi byagiye bigaruka kuri iyo ndirimbo ya G-Tough. G-Tough yabaye G-Tough ku mbuga nkoranyambaga hose, bari kugenda bavuga ati se G-Tough kubera iki iyi ndirimbo yaba yarayiteguye. Ariko G-Tough we agenda anisobanura anavuga ati rero nabonye ko abanyarwanda rero uririmba indirimbo ifite ubutumwa bwumvikana ku buryo bwagera kuri buri umwe wese, bityo rero bakanga kuba bayireba. Ati kandi wibuke ko urubyiruko ari rwo rwinshi hano mu gihugu. Ati rero ibikurura urubyiruko twarabimenye, ati ngomba gukoresha uburyo bwose nkahanga indirimbo izarebwa. Ati mwibuke ko iyi ndirimbo itwara amafaranga menshi turi kuri kodinga. Ati rero nakishimira ko natwika amafaranga nyareba. Ati ngomba gukoresha uburyo bwose ndareba indirimbo nziza bagomba kuba bakurikirana urubyiruko muri rusange. Ati rero Aragitosa ndumva ntacyo itwaye. Ati size uko biri iri kugenda izamuka. Ati ndakeka ko izamara wenda amezi 2 cyangwa 3 ifite 1 miliyoni za views. Ariko G-Tough nawe abenshi bari kugenda bamunenga, urugero nk'abantu bakomeye hano mu gihugu cyangwa se abayobozi bagiye batandukanye bari kugenda bavuga ati ibi bintu ntabwo ari byo. Ati muri kujya he, ati muri kujya habi, ati muri gutoza imico mibi abandi bana bagenda babyiruka. Ati Aragitosa uri gusanga ahantu henshi bari gucuranga bagenda bayishiramo, ukabona ko bishimiye iyo ndirimbo cyane. Ariko rero si izo nkuru gusa, kuko hari inkuru iri kugenda itrendinga hano ku mbuga nkoranyambaga. Rero n'umukobwa wagiye ku mbuga nkoranyambaga akirikodinga akavuga ko abanyarwanda muri rusange dukenye, ati ntaco tumaze. Rero uwo mukobwa nawe rero biri kubasha kuba byamugiraho ingaruka, kuko yavuze amagambo atari meza cyane bitewe n'amagambo yakoresheje. Rero bityo rero bari kubasha kuba bamugaruka bavuga ati se kubera iki yaba yaravuze usya, ati abanyarwanda
ntaco tumaze, ntaco tuzi. Rero iyo ni imvugo nyandagazi yo kuba yakandagaza igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Rero mukomeze mugubwe neza, kandi rero mwebwe twakomeje kubana muri iki kiganiro, mwese ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye. Imana ibarinde. Ciao ciao.